njya numva abajinga bavuga ngo iyi leta ngo ni leta y'abatutsi. Reka rero nkubwize ukuri, mama wanjye, by the way, ahantu wavuga ngo abatutsi benshi kuko FPR bayitiriye abatutsi, aho wavuga heje bari heje nda n'inza Nyagatare, ariko mama n'abantu benshi duturanye nta robini haba, basangira amazi ku mariba y'inka. None se iyi leta yaba ari y'abatutsi, abahari bafite inka mu mafamu bagasangira amazi n'inka? Abo mwita abahutu bazarwegere na Gisenyi n'amajyepfo hose tapira imbere y'umuryango wabo. Abantu bamanaginga the economy of Rwanda bite ku kintu cyo kugabanya inflation, barevayizinga ibintu by'imisoro. Ikintu cya gatatu, bite ku kintu cyo kureba yuko bagabanya imibare ya Gini coefficients, iyi mibare iri hagati y'abakire n'abakene, the gap, barebe uburyo bayigabanya. Ikindi cya nyuma, buri munyarwanda wese azirikane yuko ubumwe bw'abanyarwanda bumureba. Ikindi, iki gihugu tuzakibanamo, noneho ku bubi no ku bwiza tuzakibana. Nushaka barigira iyi titi, iki gihugu tuzakibanamo ku bumwe, ku bubi no ku bwiza tuzakibanamo, kandi nta nyiracyo hari utari umunyarwanda. Kandi mfite inzozi yuko rimwe igihe kimwe in my lifetime nzabona nta muntu w'umunyarwanda ukitwa umwanzi. The policy, the idea of holding people accountable ntabwo ari ikintu gikorwa rimwe ngo mu mwaka umwe, imyaka 3 iri imbere ngo ruswa izaba yacitse mu Rwanda. Ntabwo ari gutyo bikorwa, ahubwo hari iyo mechanism yo kuzajya buri muntu aryozwa ibyo yakoze. Kandi bamwe barahanwa bari muri iyo myanya ikomeye. Wabonye aba bagabo bari bwo bucuruzi babandi bashakaga kurya amafaranga leta bayigurisha inzu bafatanyije n'abantu bo muri leta ubwayo, bashaka kwiryamo miliyari 2. Bashaka kwiryamo miliyari, bifretinga ibiciro, leta ikemera muri ayo bimfretinze ikemera kubishyura. Leta yajya kubishyura bakongera batoya bati isoko twarikoze, inyigo twayikoze nabi, bakongera yanzo bakayereza agaciro karenze. Kandi bigakorwa n'abantu bari muri Rwanda Housing Authority, abantu bari muri Minicofin, abantu bari mu myanya iri sensitive, bagakorana na nyiri iyo nzu kugira ngo bahendeshe leta ya misoro y'abaturage, twe duhendwe. Leta ibagwamo. Bamwe niyabarekuye, yarababariye, ariko harimo umwe 6 yazayirya, urumva asigaje 2. Bibiliya iravuga ngo abahawe byinshi bazabazwa byinshi. Cyane rwose, cyo naye ndacyemera pe. With great power comes great responsibility. Cyane. Uko uhawe inshingano nyinshi, ni nako na accountability tugomba kurezinga a certain standard of accountability. Ariko ni gute ariko abantu baranatinyuka, ni gute urya amafaranga y'imisoro y'abaturage? Nuko ubuzi ko hari uwayariye ntibimugireho ingaruka. Wa muco kudahana wavugaga. Ariko hari ikintu abantu nigeze kukubwira ijambo, niba uryibuka. Urivuga ndaryibuka. Kubwira ngo amaso abareba arangana
n'imirasire iri mu izuba riri ku ibendera ry'igihugu. Reba Northern Province, ni Western, yes, Western Province, uzi ingengabitekerezo yayo, buriya ni ikiguri, cyane cyane mu turere twahoze turi muri zone turquoise. Kandi ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri, uko hashira igihe kinini bibaye, uko imyaka igenda indi ikaza, aho kugira ngo bipfe, ahubwo wagira ngo nibwo byeze. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane nyuma y'imyaka 30 kuba turi kubona ibibazo nk'ibi byongera kugaruka mu nzego z'ubuyobozi, twumvamo ingengabitekerezo ya jenoside no mu bice biyobowe. Sinzi icyo biri buvuga ku bumwe bw'abanyarwanda. Ariko se ibyo nta nubwo ari ikintu gitangaje. Ba bayobozi bari muri iyi myanya y'ubuyobozi si abantu, si abanyarwanda, ntibaturuka muri sosiyete nyarwanda. Ni ukuvuga ko icyo kibazo kijyare. Ibaze kugezaho abantu mubahereza amakode, washaka kuvuga utarahigwaga waramuhaye kode ngo niba ari akeso, niba ari akiza. Ushaka kuvuga abarokotse ukavuga ngo niba ari imizuzu. Uri mu biki? Uri mu biki? Warangiza ugatangira gushyiraho ibintu biri aho ngaho biri dubious. Nurese wowe haba hari plot nk'izo ngizo nakubwiye z'abantu bagenda bakajya gukorera inama ahantu baje kuri moto kandi ari abayobozi bakomeye, n'abandi na taxi voiture mu gipangu gihora gikinze, ukumva inuza aba enablers aba FDLR muri North, ukumva abantu bafite ingengabitekerezo y'amacakubiri mu turere. Mbese abo bantu baba bakize? So bivuze ngo akazi karacyakomeye. Erege inzira y'ubumwe ntabwo ari inzira uvuga ngo nyihaye imyaka 50 irarangiye. Ni uguhora wubaka ubumwe, uko ushaka ibibahuza, uko ushaka uko basangira inzara n'uko basangira ibiryo. Ni nayo mpamvu nubwo ubukungu bw'u Rwanda buhari ari bukeya, hari ikibazo cy'ubukungu gihari, ari nacyo kintu ariho nagisoreza. Hari ikintu muri economy kwita Gini coefficients. Gini coefficients. Gini coefficients, it's an economic term. Isobanura ikinyuranyo kiri hagati y'abakire n'abakene. Nubwo iyi inflation banki nkuru y'igihugu itwereka yuko yego irakomeye, ariko we shouldn't get worried n'ibiki. Iyo inflation yikubise muri Gini coefficients iri high, ikibazo kiragara kiba ikibazo cy'ingorabahizi. Ari nayo bamwe bisaba kwiyasambura, kwishushanya ngo batekereza ahantu hose haba amahirwe. Ariko nyamara hari ikintu cy'ingenzi gihari. Abantu bamanaginga the economy of Rwanda bite ku kintu cyo kugabanya inflation, barevizing ibintu by'imisoro. Ikindi cya gatatu, bite ku kintu cyo kureba yuko bagabanya imibare ya Gini coefficients. Iyi mibare iri hagati y'abakire n'abakene, the gap, bareba uburyo bayigabanya. Ikindi cya nyuma, buri munyarwanda wese azirikane yuko ubumwe bw'abanyarwanda bumureba. Ikindi, iki gihugu tuzakibanamo. Noneho ku bubi no ku bwiza tuzakibana. Nushaka bari yigira yititi. Iki gihugu tuzakibanamo ku bumwe, ku bubi no ku bwiza tuzakibanamo. Kandi nta nyiracyo hari utari umunyarwanda. Kandi mfite inzozi yuko rimwe igihe kimwe in my lifetime nzabona nta muntu w'umunyarwanda ukitwa umwanzi.
mfite inzozi zo kubona hari ituze mu bya politiki, mfite inzozi z'aho abazungu batagifite abo bakoresha muri divide and rule muri Afurika no mu Rwanda specifically. Umuntu ari aho ari aravuga ngo umuntu uri mu gihugu cy'i Burayi ngo kiriho kiraguhimbira umuntu ngo twebwe ngo dushyigikiye Rusesabagina, ngo Kagame nitwe twamuhaye ubutegetsi, ngo therefore we Rusesabagina nawe turabuguha. Rere icyo sinshaka kukikubaza ibibazo kuko nacyo cyaba ikindi kiganiro kirekire kandi kiryoshye. Ariko urumva ikibazo kibirimo, nushaka niba iki kiganiro ugisoreza aha tubikomerezeho, kuko ni nacyo kintu ushaka kukubwira. Wowe bashaka kumbwira yuko mu byo twarwaniye n'abantu baguye ku rugamba n'iki ari abazungu baduhaye ubutegetsi? Like seriously? Hari ababibona gutyo. Ariko mbere y'uko ubibona ndiho ndashaka kukubaza bw'ibibazo, kuko abantu baguye ku rugamba, abantu bahakomerekeye, bajya tuvuga imfubyi nyinshi, buriya ntabwo muzi imfubyi zaje z'abantu bavuye bahungutse bavuye mu mahanga, bitwa ko ari bo bafashe ubutegetsi, ariko base baraguye ku rugamba. Ugasanga umuryango wose wari ufite abantu 8 bose baragiye mu nkotanyi, barapfuye basiga abagore n'abana. So ukambwira yuko mu byo twaharaniye turi no mishyikirana Arusha turwana since 1990 iki abazungu bari kuduha ubutegetsi Rwigema agapfa, abazungu bari kuduha ubutegetsi Kayitare agapfa, abazungu bari kuduha ubutegetsi Gombayingwa agapfa, abazungu bari kuduha ubutegetsi all the men of other ranks, my heroes, baguye ku rugamba bagapfa. Wese utekereza ko nazi uburyo abantu bahabwa ubutegetsi? Watara sinzi ukuntu bamuhaye ubutegetsi se? Niko Kagame yageze ku butegetsi? Tubaremo neza, tubaremo neza, tujye mu bihugu byaho ibihugu by'i Burayi byagiye bihereza abantu ubutegetsi, cyane cyane Amerika n'Abafaransa. Mobutu agera ku butegetsi, twese ntituzi uburyo yagezeho. Yarabuhawe ntiyabuhawe? Yarabuhawe. Uwo wamugereranya na Kagame? Ntabwo nabagereranya njyewe. Blaise Compaoré mu rupfu rwa Sankara yarabuhawe ntiyabuhawe? Yabusangishijwe mu gitanda. Urakoze cyane. Tujye kuri nde wundi se? Hari abantu benshi cyane tuzi. Uriya Museveni bavuga ngo ni umuzungu wamuhaye ubutegetsi. Niramende abantu ngabo kubitira ngo abazungu babahaye ubutegetsi. Send the deaf dead. Uburyo yabonye ubutegetsi ntitubizi. Njye ndiho nakoresha ibihugu byo hafi. Tshisekedi. Uburyo ubutegetsi yarabuhawe ntiyabuhawe? Yarabuhawe. Ndiho ndavuga ibintu bigaragara. None se utekereza uko waganira na Tshisekedi niko waganira na Kagame? N'abantu babiri batandukanye. Utekereza uko waganira na General Neva utarigeze afata n'akarere kamwe ngo akayobore k'ingabo akaba ari general, uko wamuganiriza niko waganira na Museveni? Nta bihuriye. Noneho hari ukuntu babura n'inzira bakajya mu buhanuzi, bagahimbahimba ngo ubuhanuzi bwa Magayane, bagahimbahimba ubuhanuzi. Mwana, ubwo buhanuzi ni ikinyamwitera. Baravuga ko ari ubugenda busohora.
Okay, bwarasohoye noneho bwarasohoye se bafata ubutegetsi ereka disempuromore nakubwiye mu kiganiro mu kanya ngo uru Rwanda tuzarubanamo ku bubi no ku bwiza we are going nowhere kandi nta munyarwanda tugambiriye gusohora muri iki gihugu nta n'uwe tugambiriye kubwambura ari naho politiki itandukaniye n'abagereranya ibintu bidahura kuko bajya bagereranya struggle bariho na struggle y'inkotanyi batavuga ati n'inkotanyi nuko zatangiye nta mbaraga ari inyenzi nyuma ziza kubona imbaraga za outcasting the government iriho akosesha inkotanyi ko bari abatutsi baciwe mu gihugu batwikiwe muri 59 bakabuzwa gutaha batanabemerera ko ari abanyarwanda n'abagerageje gutaha mu bihugu by'abaturanyi babirukanye muri za 80 bari mu James Kabarebe General Foster General w'inyenyeri enye ntibari babirukanye bakabazana za Mahega na za Kibondo leta y'u Rwanda ikavuga ngo ni Abaganda ngo ni impunzi z'Abaganda zaje mu Rwanda no Obote tumutahe wanyu simbashaka Obote ni wabirukanye tumutahe iwanyu mwe muri abanyarwanda bagera mu Rwanda ngo aba ni Abaganda urumva n'ukuntu bavuga abanya-Uganda ngo ni Abaganda it's so tuzari babita n'abanyankore basi Abaganda nta hantu bahuriye mbwira ukuntu Kabarebe yabo umuganda Abagande n'abantu nta nubwo Abaganda ari ubwoko bwose bw'abanya-Uganda Abagande it's a big clan iri muri Central bafite umwami wabo Kabaka yego Mwenda Mutebi Maguru Nyundo Sebasajya yego abo ni bo baga nese ya buriya General yari Umuganda Byarimo narirataga kutayirasa buriya nta nubwo ntekereza ko yarashwe neza iyo nongeye kukibuka icyo kintu nuko twageze ibyago agapfa mwari kumuherdinga accountable mu nkiko ariko byibuze agakora igifungo yakirangiza akareba u Rwanda w'urugero nkajya nshobora kuvuga nashaka ko ari igihano cyiza cyane ese none se shaha Habyarimana ubu ndi Umuganda je Mugabe waba akabaye ijyaga ko yahoreziga amazi y'umutsobe ndi Umuganda tujye mu bisekuru ikibazo cy'abo bantu nta nubwo ashobora no kuvuga ibisekuru bye bitanu ariko niwe uvuga ngo Mugabe ndi Umuganda ngo noneho bo ngo abazungu ngo bavuge ko bazabaho ubutegetsi mu birunga bari barifuriye babacikiza none se babwiye ko babaho ubutegetsi FDLR igihe maze hariya abazungu barashe abazabaho ubutegetsi n'abazavuka nyuma barubaka umuntu bakamwumvisha ibintu by'ibinyoma akihagamo imyuka akumva mu by'ukuri ko azaba perezida ariko ubwenge mu mutwe ntabwo akikubita in a private jet atazi uwo ari we bakamubeshya bakamurindagiza bakamusanga amaboko ariko baramurwanira kikwereka ko misiyo ikomeje ndetse ntibamuharaniye paka bakamuhandura muri dereza yari ari bakamusubiza iriya agasubira no kuvuga ubundi ntashinze tangiye gahunda mu Bubiligi n'incabwenge zirenga 100 reka nkubaze ikintu kimwe utekereza yuko ubundi misiyo yo gufata Rusesabagina ari igamije iki wowe utekereza iki tujye tuganira ariko nk'abantu utekereza ari igamije iki byaterwa no kubisobanura kandi abarimo ariko wowe ubyumva ute wowe wumva yari igamije iki guhana Rusesabagina si uguhana Rusesabagina nabwo ni no kumufunga burundu gutanga isomo ku bandi batekereza nk'ibyo ko naho batagerwa ko naho batagerwaho kandi isomo ntabwo riri kuri Rusesabagina mwebwe abazungu mwubaka umuntu mukamugira igitangaza mukamubika aho ngaho muvuga ngo ari safe we have ability to access him at any time we want ako the end justifies the means nase ko byarangiye n'ubundi yasubiye muri amaboko yamuremye
imbaraga yari afite tutaramufata n'izagifite oya none jyewe niba inkware nshobora kuyifata nyizeho gusimbuka cyane nkayipfura amababa nkayigusubiza yavuyeho amababa. Uriya arashaje afite ibirwara bidakira ari aho ngaho n'ibyo akora nta nubwo bigamije kurwanya leta njye si gutyo mbyemera. Arescroka to get money and rehabilitate his former image bitazashoboka. And if he sees me Rusesabagina at any time we can access you. Icyo kintu ndakizi. ahantu ikihe cyari cyose mwamugeraho Igihe kiri ariko kubanza no kuri inshuro byo gufatwa akazengurutswa mu nkiko bitarimo. ko nta muntu ushaka kwica Rusesabagina. Rusesabagina is a walking dead. Ibirwara arwaye biri too much. Hari filimi nabonye yitwa Dead Man Walking. So you don't need Rusesabagina. Kugira ngo mukire imbaraga mu kurwana na Rusesabagina ntakemura bya bibazo nakubwiye biri hano by'ubumwe. Na FDLR nkayirasa kurushaho kandi riraraswa. Iriya kora ni nayo mpamvu ibya rebo ibyo ngibyo byo mu Birigi wari uri yose oya nuko bifasha amabede abantu bakora ibintu bikomeye ntabwo ubundi FPR yatangiye ryari FPR tangira nabonye iva muri ranu iba FPR muri 87 kuva muri 87 kuri 90 hari video yabo yari yasohotse wenda niyo ari tekinoloji yari hari muri iyo myaka. N'abakaduza babaza ukuntu baba bari kurutingaga nta muntu wagombaga kumenyana n'undi. Sebimbwiye se muze Denis. Yes. Yewe n'abaturukaga hano bagiye mu Nkotanyi ntabwo washoboraga n'uwo umujyaniye wagenda umugeza aha urahura n'umuntu. Nicyo kigaragaza abantu bari serious. Ya indi yahoze ari yabasangara niyi mu kibira MRCD FRN nayo Rusesabagina rega no bakagenda bakitoza barangiza bagatajya kwikamera baririmba uturirimbo bagabye ibitero bica n'abantu. Tuvuge kubikoze aho ngaho unzanye mu kindi nacyo ndaza ku cya dressing. Ndiho ndibaza ahubwo jewe you are still recruiting uriho urakora pass out uriho urakora pass out ya babwire banyongeresha iyo umugabo adahaze ukarongeza uriho urakora pass out y'abasirikare batageze ku 100. Imbunda ikomeye ugaragaza ni RMG cyangwa Kibarika. RMG ni iyihe? Ya yindi ya magazine imeze nk'ingata ibifitemo ifite umugozi muremure ucomekamo ya machine gun. Akabareza ugaragaza mu karirimba tuvuge ko ufasha ku ka video kugira ngo ukajyanire abo mwumva kimwe ba finance cyo gashyize ku mbuga nkoranyambaga urambwira ariko abantu tudashaka kwamenya ndetse urambwira ko utanyeretse umubare wanyu ushaka gusanga ari bashatse kukwereka ariko kumanipulating abizi kuri bwa uri busesengura iyo video akakwereka bike mu birafite cyangwa akakwereka amakuru ashaka kukwereka ahubwo they are full of themselves. Ni n'ibicu bari kwitanga amakuru. N'ibicu okay ubwo niyo mpamvu twumvaga imvura yaguye yo ngo byabaye ibitangaza inkuba zakubise ntabwo baba bazi kiba kubisaho giturutse n'ibicucu n'ibanga bagira ibanga nicyo bibagiwe ako cyo kozani n'abasuka mu kilometero 30 kilometero 20-10 na ahantu hafi cyane hafi cyane. Cya kabiri ujya kurwanya umuntu jya ubanza ufata amakuru yose afite izihe capability ushoboye iki yiteguye ibingana iki ese ariraye cyangwa aryamiye amajanja
ikindi jya ureba ibihe murimo, yego iki gihe urimo biragoye cyane gukora egorira warfare ikazaba successful. Ubundi twajyaga mu ishyamba ariko tuzi tukaryama, abantu bagiye bakora ibintu against all odds kandi bakabigeraho, ushobora gusanga wenda ariko abo ni percentage nka batageze 0.1%. se kuki aba ngaba bo bataba bari muri iyo 0.1%. jya ureba igihe aho kigeze, jya ureba igihe aho kigeze, jya ureba isi, politike y'isi igeze he, niho ushingira ukavuga niki nakora, niki nashobora gukora, niki cyashobora kwihanganirwa, niki nose uratekereza biriya urugero nka biriya Israel ikora kuri Hamas no ku baturage ba Gaza, uratekereza ko babikora kangahe? Ubundi se biriya Israel tuvugiye ko ubu ngubu yenda ishobora ku escaping accountability, nubwo bigoye cyane kuri biriya byaha byabo, utekereza ko bifite indi myaka 10? Ibishoboka, isi irahinduka, mu makaminuza yose abantu barigaragambya, bari barabibona ko ari ibintu biteye isoni n'ikibwana, bafite kamera zirabereka amavideyo abana bapfa n'abagore. kandi Israel ni igihugu gikunze kuzamukira kuri sympathy, cyerekana ko cyaba ari victim, abantu bakakigirira impuhwe. None ibyo ntibigishobora. Reka cyo ubanza urebe politike y'isi, urebe ahantu bageze n'amakuru. Hari nk'ikintu ushobora ngo buriya muri Amerika wahatangirira ikinyeshyamba kurenza mu Rwanda. U Rwanda rw'ubu kuhatangira ikinyeshyamba biragoye kuruta uko wagitangirira muri Amerika. Never in history of United States urumva ikinyeshyamba kereka muri civil war. Yego. Kuri ubu ngubu birashoboka ko watangira ikinyeshyamba muri Amerika kuruta uko wagitangira mu Rwanda. Kuko muri Amerika hari 3 advantages zagufasha gutangira ikinyeshyamba. Icya mbere mu mara urumva icyo navugaga, hari amahirwe ari ripe. Amerika ni igihugu kinini, abaturage bari divided. Icya gatatu, hari gahunda mu banyamerika bishyizemo iyo bise ngo ni information detox. Amakuru babona nabwo menshi aturuka muri media. Hariho benshi badependinga amakuru yabo kuri TikTok. Hariho n'abandi bo badashaka no kumenya, batitaye ku bya politiki, badashaka gutora nta kindi bo. Ariko mu Rwanda is a small country. Abaturage bose bafite amakuru bacanye ku maso, uburyo kandi tubwira ko ahubwo badafite amakuru. Benshi bajya muri campaign nko kwiyamamaza nta kintu bandese abaturage. Nakubwiye ab'Amerika, nakubwiye bo mu Rwanda, nanjye mwata abaturage bo mu Rwanda bafite amakuru. Nakubwiye tugeze kutubwira we have it on record ko ahubwo benshi batafite amakuru bajya mu matora no muri kampanye kubera nyine kuri icyo kiganiro. Oya, aho ngaho nacyo kibazo ngira mu kuntu mbaza. You just take a word for a word, donc ufata ijambo ufatira ku magambo, ariko ukirengagiza ikintu gikomeye, context. Nakubwiye uko abaturage babehaving, bemera ibyo abanyapolitiki bavuga kuri campaign aba Texas n'abanyabihu ni kimwe. Igihugu cy'u Rwanda kuko ari igihugu gitoya gifite small economy, kirimo abantu benshi. Ikindi ukabona bose, umuntu uwo ari we wese ari ijambo nk'ubu rikomeye mu Rwanda, uriya muntu ajya aracunga umutekano, ariko mbaje ngo gucunga umutekano ni ukugira iki exactly, ntacyo yagusobanurira. Ariko n'umuntu umusakuriza bavuga ngo uyu nguyu arica umutekano cyangwa arahungabanya umutekano. Muri make bicyo bavuga ni order and safety. Urumva? Icyo ngicyo abaturage b'Abanyarwanda bari sensitive about it. Abo bantu nibo batangiramo ikinyeshyamba. Biragoye. Ikindi ni agahugu gato. Niyo urebye igisirikare cy'u Rwanda ukuntu kimeze, n'abasirikare barimo ukuntu bangana, sinekereza ko imibare batangaza ariyo y'ukuri. Utekereza ko
ari mike kwe batangaza cyangwa ari myinshi? Of course byombi birashoboka, hakugenekereza ko batangaza mike. Nabonye hano kuri YouTube bavuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo RDF ngo ni 35, ndavuga mwaranasaze mwe mwaranasaze. Tekereza ko ari nk'abangahe muga? Sinzi ibyo ntekereza, ntabwo nagereranya, birasaba amakuru, kandi ayo makuru naho n'abanyazi sinayatangaza. None ushengera guki abavuga ko ari 33 basaze bari kukabya cyangwa bari kwibeshya umubare munini? Baribeshya. Kwibeshya ngakangahe? Ubu se ubuganje wavuga ko nari umusirikare? Ndaguha urugero. None se ubwo nge barambaze? Erega nicyo kibazo cyo mu Rwanda, hari abasirikare benshi batambaye uniform. None se bo barababara ni ministeri, umva BRADEF icyo ari cyo, ni ministeri, it's a Ministry of Defense, ni ministeri y'ingabo n'ubusugire. Banza babara ingabo bakibagirwa ubusugire. Ngaba Mugabe n'ubusugire. ariko muga ibihugu byinshi bari abasirikare bafite bari active personnels. Nonese wabwira ute? Bari half soldiers. Ariko jewe ntabwo ndi reserve, I'm demobilized. Ariko mfite uburenganzira bwo kujya mu kigo gakimbunda na uniform ngajya ku kazi mu gihe runaka. Note mu gihe runaka, igihe cyose numva mbishaki. Urugero, ushobora no kubona mission zo kujya gucunga umutekano hanze, nkagenda nkabwira polisi kaniza uniform yabo, nkajyayo nkabikora, kandi ndi under police gagaruka, mwongera gasubiza gucuruza amandazi ku muhanda. Ukagaruka hano kuri One Nation tukiga ibyo, ubwo niyo barumva icyo kintu. Ya mysterious man Mr. Bob. Rwose ikibazo ndio nakubwiza ukuri. Ngo icyo kintu watagitekereza. I see are being taken care of. Cyane hano ngo umukiriya hano mwaba ariko jewe birareza. Uri mwami w'abami. Now ikintu kimwe kinakomeye, icyo gihugu kimeze gutyo ntabwo wagitangiramo ikinyeshyamba. Buri nizo mbaraga za Eritrea. Eritrea umurwa mukuru w'Abasmara, iyoborwa n'umusaza witwa Freki, kuva yagera ku butegetsi nta n'amatora akenewe. Ariko muri Eritrea kumenya umusirikare n'utari umusirikare, usibye kubona abo bambaye uniform, ariko urebye sinaho imbaraga ziri. Wasanga umuntu nka Mugabe afite ijambo rikomeye cyane muri Minisiteri y'Ingabo, kurenza generali w'inyenyeri eshatu. Erega ni nayo ikibazo mudashobora kumva. Ndetse ko niba kugerageza bigoye kandi system ihari ikomeye cyane ku rwego itanyeganyezwa, kuki bakomeza kugerageza? Urumva abantu benshi kugerageza iki se? Gutangiza ibyo ngibyo, aba FDLR, MLSD, FRN, barusesa n'abasivili, civilians. Nose baratekereza kugera ku n'amakuru bafite bariyahura. You cannot ibihugu bimeze gutya, you don't military. Icyo wakoresha ni propaganda, gushyushya abasivili imitwe rimwe, ukabangisha ubutegetsi, ariko ntabwo wabihambaho gisirikare, ntabwo waba uri umusirikare ngo ntabwo wabihambaho. Iryo jambo nurikira muri tayito kwihambaho. Ntabwo wabikora. Nta muntu muzima ufite ubwenge wagaba igitero ku Rwanda. Bamwe bashobora gutekereza ko ninya, ariko ndagenzura military feasibility yabyo iri ku kigero kingahe? 0.000.0%. Nibishoboka. They are doomed to fail. Ni nacyo kibazo gihari. Abantu benshi n'abarwanya bifiltratinga politike y'u Rwanda
ariko defense ntibayishobora. politike yo baragerageza barisanzura baragerageza baza bakinjira muri iyo miryango bagateza akavuyo bakavuga ibi n'ibi n'ibi, ariko defense, kandi icyiza cy'iyi defense ya hano ntabwo igira umuhutu ntigira umututsi ntigira n'umutwa. imbaraga zose zirakoreshwa. Oya, urumva igisirikare imiterere yacyo ntibishoboka yuko habamo ubwoko bitandukanye nabo bajya gutsinda, bitandukanye n'abasivili na leta ya Habyarimana n'inoza ngo barubaka igisirikare cy'igihutu gusa cy'abakiga. Ibyo ni ibirika by'ijiji. Reka twumvikana, leta zarangiye nubwo bafashwa n'abazungu, ubwenge bwari ntabwo bavuga ngo ukoze revolution kuri y'abahutu just in 30 years ukarangirira muri imbura abatutsi, gusa ubwo byo ni ibiki? Iyi revolution yagira ntabwo iri successful at all, ahubwo iratwereka yuko mutazi na definition ya revolution. Icya kabiri ngo mukore revolution, nurangiza hatangire kuzamo ibintu bya kiga hamwe na nuza na nduga. namwe ubwanyu ntabwo muzi icyo muri kurwanya. Nimurangiza mwicane mutangire the revolution that consumes their own. It's not a revolution. The revolution that kills and consumes the blood of their own. That is not revolution. It's not a revolution. It is a fucked. It is a fuckery. No, it's a mu gifaransa muri iryo jambo muri gita fucked. It's ni gishukabaje. Ni nkuko naguhereza ibipapuro nkabizinga neza gutya norangiza ngakubwire ni sha urabona aka kantu nguhaye, ubu nyizere ko ibi nguhaye ari amadolari 500. That's bullshit. Icya kabiri tuvugiye ko igihugu mwashinjaga ubwami ngo burimo kurobanura abantu kandi mwebwe muje kubarusha, aho gukoresha propaganda mukoresheje ko mwarenganye, nimugera ku butegetsi mubarushe mwubaka a national unity, mubereke uko gutegeka neza bimera. Mwimuzanye ivangura, tangiye gusengera abantu, murigejeje muri jenoside, gusa ubwenge burihe? Kandi bize mu mashuri meza, bamwe ngo bize ngo jya numva yava mu Rwanda ngo afite ngo ni bari ngo beriverde ngo militeri ngo yakuye ngo muri kaminuza ngo iruwaro ngo mu Bubiligi ngo yiziye ngo igisirikare ngo mu Bufaransa, undi ngo azobereye muri bya politike Mugesera ngo niba afite Mugesera Leo Mugesera ngo afite degree ngo mu niba ari PhD ngo muri bari mu mategeko mpuzamahanga ngo n'imibanire. Warangiza ukabwira abantu ngo abatutsi babanyuze muri Nyabarongo, gusa wize iki? You see, educating the head without educating the heart is a waste of time. Icyiza cy'igisirikare cyacu ntabwo gikomeye gusa, kiri politikare, ideologically fit. Igisirikare ntabwo utangiza bikiyishyamba. Tekereza iyo ngiyo ariyo mpamvu yatumye iyi ngoma y'inkotanyi iruta kuba iyo ngoma yabanje. Ingoma y'inkotanyi irakomeye, ntabwo ireba ubwoko. Ntabwo ireba ubwoko, nta nubwo inareba ingano y'amazuru yawe. Cya gatatu, igisirikare kirakomeye kandi kirimo ingeri zose z'abanyarwanda zose. Politikare
naho haba ari ahantu bitagenda neza, ariko polisi ya national unity mu mbwirwaruhame, mu biganiro, muri gahunda za leta, serivisi zigenerwa abaturage zose zishingiye ku politiki y'ubumwe. Rwose uko abo bantu babanyuze kuvuga icyo ngicyo, bari kubaza kino kibazo, hari n'abo twumvisha bavuga, hari n'uwabajije umukuru w'igihugu aramubwira ati rwose kwinjira mu gisirikare muri iyi minsi biragoye, ngo uri mugufi. icyo ntabwo wacyumvise nawe? Bakavuga bati ubwo birahura gute n'ibyo umaze kuvuga ko ntacyo bareba, ntacyo bagenderaho? ariko ubugufi si ubwoko. Ushobora kuba uri umututsi uri mugufi, uri umutu uri mugufi, ushobora no kuba uri umutwe uri muremure. Ikibazo cy'igisirikare cy'u Rwanda aho kigeze, ni igisirikare cy'umwuga. Bareba health yawe kuri fit. Tukiri inyeshyamba upfa kuba warazaga wumva warasa, bakwigisha ukagira ariko ubu ngubu bareba imyaka yawe. Ubu nkanjye biragoye cyane ko njya gukompitinga n'abana basimbuka igipangu badafite n'ahantu bakoze cya metero eshatu, kuvuga ngo nirukanka nabo ngo zabasige, biraza imyitozo itari munsi y'ubwaka. ubwo ntabwo wajya kuri operation level, wajya kuri najya kuri strategic so ukareba wowe uri mugufi. Ubugufi rero mu gisirikare hari icyo buba buvuze, in a professional army hari icyo biba bivuze, hari akazi bataguha, hari ibyo utashobora byinshi, ariko hari ubwo bakora political considerations namwe bakabashyiramo ntacyo, ariko kiba ari ikibazo. Imbaraga z'iyi leta, when you sit down you study the structures of government, ukiga ukareba neza na security, ukamenya uko intelligence ikora, ukamenya kuri at the operation level bafite ubumenyi bungana iki, strategic level bafite ubumenyi bungana iki, politically the intention of Rwanda politics now ikigamije. To me, I believe 100% without any single doubt yuko bagamije icyiza. Bashobora kwibeshya n'abantu, ariko bagamije icyiza. Icya kabiri, inzego zirubatse. Yenda twareba kuri independence yabyo no kuba icyo ni ikindi, ariko ari ibintu birubatse. Amashuri yari yarakora ibintu nk'ikiganiro cyateruriye
gahunga byasabye kugaba iyo umaze igisirikare gikomeye n'ubusugire ideologically politically uri correct. Ikindi cya gatatu abaturage bahereza amahirwe angana n'ibyo bakeneye kuri leta, ubibahereza utareba ubwoko. Cyane numva abajinga bavuga ngo iyi leta ngo ni leta y'abatutsi. Rero nkubwize ukuri, mama wanjye ahantu wavuga ngo abatutsi benshi, kuko FPR bayitiriye abatutsi, aho wavuga bari hejenda n'ibya Nyagatare, ariko mama n'abantu benshi duturanye nta robine ihaba, basangira amazi ku mariba y'inka. Amafaranga ufite utarubakira mama wawe amazi nayakurahe? Umuntu umwe yakubaka amazi? Ibyo ni ibikorwa bya leta. Nasi naho gufatira hari hafi. Wafatira yese? Ego hari some basic infrastructure zikorwa just with the government, udashaka gukora ku giti cyawe. None se iyi leta yaba ari y'abatutsi, abahari bafite inka mu mafamu bagasangira amazi n'inka, abo mwita abahutu bazarogere na Gisenyi n'amajyepfo hose tapira imbere y'umuryango wabo. Iyi leta irasaranganya mana, mujye mubyemera. Murakoze cyane. Mugagize neza cyane pe. Mari gumugisha.